Yes abiteze amatwi mwese aho muherereye turasuje mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ni ya channel yanyu yitwa Inshuti ya Bose TV, ikunda guca ibiganiro bigiye bitandukanye birimo impuguro zigiye zitandukanye. Turi kumwe rero n'abagabo kuze, ntabwo nabavuga ariko ndabagiye ko umwanya kugira ngo bivuge. Mwongeye kwirirwa kambere umuso bwanyu, mwongeye kwirirwa. Bwira abadukurikiye, vuga cyane ubwira abadukurikiye. Alexis utuye he se? Mu Bugarama, mu karere ka Rusizi, mu Bugarama muri Kibaya, ndagoye mu muceri. Ubundi se bavuze ngo iyo uvuze ngo nitwa Ngabonziza Alexis, ubundi Ngabonziza Alexis ni muntu ki? Ninde ku bantu bakeneye kukumenya, ni muntu ki ninde? Ugerageze kuvuga cyane kugira ngo n'abadukurikiye babyumve neza. Umwana w'Imana, umuntu uhamagawe n'Imana. Amagana Satani ninde? Arahamagana Satani. Kigisubizo aracyumvise amaye. Arahamagawe n'Imana, ariko babandi bari mu rusengero bakora ibyangwa n'Uwiteka. Icyo kintu avuze nubwo ntarakubaza amazina ariko dusanzwe dukorana barakuzi, bamaze kukumenyera benshi, baranzi cyane rwose. None se ndabaje se uravuze ngo umwana w'Imana, abandi bo uhamagawe n'Imana, abandi bahamagawe na Satani. Igisubizo yacyumvise? Nacyumvise. Ngabavuganye n'Imana ngo nabari mu rusengero babyemera. Ngo haraba baravuganye n'Imana ngo bakajya mu rusengero ariko bagakora iby'Imana ngo idashaka. Tubye ko abo ngabo se nibo bahamagawe n'Imana bari mu rusengero cyangwa? Oya, ntago ariko mbibona nyine niko yabishubije. Icyo twemera cyo nuko Ngabonziza ubwe n'umunyabyaha. Yego arabyemera. Ngabonziza urabyemera ibyo bintu? Bari kumugisha. Urakoze cyane. Ariko Yesu yaje kumukiza. Yego, n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo twese twakoze iki? Ntabwo twashyikira ubwiza bw'Imana twese, ariko dufite incungu ari we Yesu Kristo. Kuba mwemera rero twese n'aba Ngabonziza, n'aba Yohani, n'aba Timoteyo, bose n'abantu n'abana b'Imana. Murakoze cyane. Reka manze nsuze n'umuvandimwe twari tumaze iminsi tutabona. Byerukana kera. Murabyibuka? Ndabyibuka cyane. Ndabyibuka. Rero Inshuti ya Bose TV rwose baranzi, abakurikirana ibi biganiro baranzi cyane ku biganiro bimwe twagiye dutanga. Banagukunda. Dutanga inama ku nshuti, dutanga inama ku bagabo babikiririzwa no kwita ku nshingano z'umuryango, kugira ngo baranze abakurikirana ibi biganiro. Nagarutse rero ni Emmanuel Niyitegeka, ndacyari kumwe namwe. Dufite ibiganiro byinshi kandi twifuza ko hari ibyahinduka mu miryango, kagira intera iterwa, haba ku bana, haba ku nshuti, haba ku bagore, haba n'abagabo. Nicyo gituma njye w'iyi TV nyikunda cyane. Uyu muyoboro ndawukunda cyane, Inshuti ya Bose. Yego, ndayikunda kuko ibiganiro byayo nibyo gutanga inama. Murakoze cyane. Gatoya rero mbafitiye topic turi buganire uyu munsi. Ijambo bita indyarya. Musanzwe muryumva? Indyarya cyangwa se uburyarya. Turayumva cyane. Barabuze? Usanzwe ubona abantu b'indyarya? Baryarya abana? Arahari cyane. Usanzwe babona? Cyane. Niyitegeka. Indyarya urazizi? Cyangwa indyarya ndazizi, ariko ngo indyarya ngo ihimwa n'indyamirizi. Burya rero ngo indyamirizi ngo abari hatari, ariko ngo niyo mbi. Ngo iba yacunze indyarya cyane yarangiza ngo ikayihima buriya. Ariko uzi ko abenshi bamwe babaye indyarya abandi bakaba indyamirizi. None mubona tuzabana gute? Iyo umaze kumenya ko bakuryarya nyine uhitamo nawe kuba indyamirizi. Hari umugabo umwe w'umugande bita Kamiliyoni, muramuzi? Yigeze aririmba aravuga ngo abayuda ngo duseka nabo, ngo tugendana nabo, ngo dusangira nabo, ngo turabazi, ngo nuko tutababwira. Icyo kintu numva nicyo kutababwira nibyo byiza cyangwa? Reka mbere kuri Alexis, umaze kumenya ko umuntu akuryarya, guceceka ntumubwire nibyo byiza cyangwa? Icyiza nuko wamubwira ububi bwiwe kugira ngo yikosore.
ukamubwira akamenya icyiciro yifatamo. Alex yaravuze ngo icyiza iyo ndyarya amaze kuyimenya ni uko wayibwira ubwo buryarya ikabureka. wowe niko byumva? ntabwo ari zose, ntabwo zose njye nazibwira, nahita nzibwira. kubera iki? none se mva utazibwiye we ntiwabaye indyarya? Yego ntiyabaye indyarya cyane yababaye ryo. ubwo hagati y'indyarya n'indyamirizi wabaye iki? indyamirizi. we bamaze kumenya ko umuntu akuryarya. Alex aravuga ati njyewe rwose namaze kumenya ko undyarya nakubwiza ukuri. hari igihe biba ngombwa ko yandyarya utahita uyibwiza ukuri, kuko nayo hari igihe iba ari indyarya, ariko ubundi indyarya ni umuntu wari wizeye ko ari inshuti. hari igihe rero agenda akakuryarya akagira ngo ntubimenya, ukabimenya, ariko iyo uhise umubwira hari byinshi utamenya. hari n'igihe atabyumva ko ahubwo akaguma akakuryarya akakwereka ko ibyo atanabizi. ariko hari igihe ukamucunze wowe. Yego, hari igihe biba ngombwa ko umucunga, ariko ko akuryamira nyine nicyo ndi kuvuga, ukazamera nk'umufatiye mu cyuho, ukabimwereka abyibonera, ahubwo utamubwiye, ahubwo ukamwereka ibimenyetso. abantu bari kuduhamagara baretse gakeya, turaza kubaha umurongo baduhamagara babitonze. hari akantu gatoya maze iminsi nibaza, maze iminsi ndeba, ariko nanjye nagafashe nk'uburyarya. natwe turaza guhana ibitekerezo turebe se koko ni uburyarya cyangwa se uburyarya. Alex, umaze iminsi ujya kwa muganga ukareba indembe zihari? Njyewe nkareba. bariya abantu hari n'ubo wumva ku kigo nderabuzima cyangwa se ku bitaro bavuga ngo bariya ntibagira abagemurira. ese koko ni uko nta miryango bagira cyangwa byagenze bite? rwose byagenze bite? imiryango baba bayifite ni kimwe twavuze nyine, bari abantu ni indyarya. abo bantu ni indyarya, uburyarya burahari cyane. ariko hari terime abantu bakunda gukoresha bakavuga ngo abantu bakunda abapfu kuruta abazima. akantu nako katari keza n'umujya mucyumvara cyane. abantu bakunda abapfu kuruta abazima. Nababaje nyine kumva umuntu ashobora kuba ari papa wawe, urugero ari papa wawe cyangwa ari mama wawe, akajya kwa muganga akarwara, ndetse agatangira ataranarwara, akamara imyaka 5 utamusura, ari mu rugo amaze imyaka 5 arwaye uramusura. noneho nyuma yaho akaza kuremba, ndumusura, igihe kikaza kugera agapfa. yamara gupfa ugakoresha isanduku y'ibihumbi 500, ukazana imyenda 500, ugakoresha ubukwe ahubwo ikirori, ukagura amafanta ugashyiraho nka miliyoni, utaramusuye ugakoresha 500 ku kiriyo. cyane rwose. ubwo ni uburyarya. ubwo rero ni uburyarya bubi cyane. mwene aba bantu ariko nabo bakwiye kugirwa inama. aho bari rwose turabasuhuje, aho bari tubasuhuze. bene abakora ibyo ni indyarya. irenze n'izindi ndetse. umuntu ararwaye ntumusuye, arembeye mu rugo ntumusuye ngo umushyire n'agafanta ngo ujye kugura amakesi ku kiriyo. wavuze n'amawuwa meza cyane, indabyo nziza cyane. ngo kandi ngo n'amawuwa bajya bayajyana. impamvu nyine indyarya iba ikomeje kuba indyarya, iyo bumvishe ngo runaka yapfuye n'utazi atuye arashakisha mpaka kugira ngo agende ahagere. kandi n'abasize ntabwo bamuzi uwo muntu waje kureba abo bantu basigaye aho ngaho muri urwo rugo. urumva ni indyarya, ubwirenze n'indi ndyarya. urumva ikibazo gihari cyane rwose. abo bantu ni indyarya mbi cyane. umuntu kwa muganga abuze umugemura. Yego, ararwaye abuze umuvuzi cyane. amaze gupfa ngo serike ya 500 angahe? 500. ayo mvuze ni make. amawuwa, indabyo nziza cyane. kandi wasanga kwa muganga yari yarishwe n'umwuma, yarabuze n'agafanta ngo yishimire cyane. ese umuntu yarinda apfa utamusura ukabona umwanya wo kumugemurira ka gafanta nyine?
izo ni indyarya namba 1 aho ziri turazisubiye cyane bisubireho abo bantu abakora ibyo aho bari tubasuhuza ntabwo ariko byagakwiye kugenda niko byagakwiye kugenda ko nyine ibaze cyane ibaze maze naho bikomereye ibyo bintu barabikora nimba asize n'imfubyi byibuze ntibabiteranye ngo babisigire za mfubyi ahubwo bakabikora babirigiye uwo mwanya babirangiriza aho ngaho bakongera bagashogoshera bakagenda. Ahubwo se ko tuvuze isanduku ahubwo ntituvuge ngo baramushyingura bakazana ahubwo amakaro barenza kuri ya mva yiwe kandi inzu avuyemo ari ibyo ko batazanye ayo makaro bashyire mu nzu hakiri kare. Ibintu birakaze hasi ni ibyondo mu nzu ye akiri muzima none arapfuye. Ariko hari na uzi ko hari aho nagiye nigeze kubona nagiyeyo nsanga uwo muntu yapfuye ariko nta matera yagiraga ikirago cyonyine. Noneho amaze gupfa baravuga bati abantu bazabona aryamye ku kirago turabona abasirimu ratubona bate matera bagiye kwigura nijoro bamurambikaho ubwo yaryamye ijoro rimwe yari yapfuye nyine ubwo bamusora mu intumbi niyo yayiryamyeho ijoro rimwe iyo matera yamaze iki bajya kumushyingura ibaze iyo matera yamaze iki batamuhaye akiri muzima. Urumva cya kindi bavuze ngo abantu bakunda umupfu kurusha muzima. Niko bimeze rwose. Ibyo koko byakwiye kubaho ntago bikwiye. Buriya ni uburyarya bubi cyane nyine abantu bagakwiye kubitekerezaho cyane. Biriya bintu ntago ari byo. Ese ubundi umuntu wapfuye bamushyinguye badakoresheje ibintu bihenze babiki bamushyize mu kirago bagashyingura babi wenda bakoresha ibihenze ariko se akiri muzima ntabakoresheje ibihenze akiri muzima baba barakoresheje ibihenze nibura akabibona nibura akabirisha amaso ye bavuga ati ni ibintu bihenze turi gukomeza gukoresha. Buri urebye impamvu bashaka gukoresha ibintu bihenze ku muntu watashye ni ukubera ko imiryango yose iba yaje ngo tutagaragara nabi n'ubundi bagaragara ibaragiye hakirwaye iyo miryango ibaragiye hakirwaye ibihari izo zandyarya iba yarafashe uburyarya nyine. Ubu rero hari akantu maze iminsi ntekereza ku bantu tubana b'indyarya. Hari ukuntu uri kwa muganga uzi ko n'ejo nagiye kuri TikTok mbona hari umubyeyi witabye Imana, mbona umukobwa niba ari inshuti ye niba ari iki iri kumufotoreza usha yitabye Imana. Kira kintu cyo nicyo ntabwo rwose ari kumufotoreza hamwegamije kugira nyine hari icyo yashaka kugaragariza societe ko ari we yaramwitayeho ko yamukundaga cyane babone ko nyine yamukundaga mbese. Ibyo bintu birakomeye n'uburyarya bubi cyane. Ahubwo ashobora kwifotorezaho gutyo n'uwapfuye ataranamuzi kuzagaragara ko yarari aho ngaho ajya agenda yerekana ko abyereka abantu ko yashyinguye wanasanga n'uwapfuye atarigeze amumenye. Ahubwo no kugira ngo ejo nibavuga ngo ntigeze ahagera ntacyo yamumariye agaragariza abantu ati ubu ni ifoto ni ukwereka abantu cyane rwose. Ari akantu maze iminsi mvugaho nubwo tugiye gusoza ikiganiro wenda abo twabwiye batwumve ba bantu munye kugura amawuwa mugashyiraho mugakora ibiki kandi mutegeze mufashe uwo muntu warwaye mutegeze mugeraho mwisubireho. Ahubwo ari ahantu arakomaze imintekereza vuga nti umuntu ntugira abantu benshi kuri WhatsApp cyane reka ntubagira cyane ninde rwa posting kuri status yiwe ndawe ndabona nta numwe nuko mutari inshuti oya ni indyarya. Ariko ejo nibumva ngo nitegeka ave mu mwuka abazagushyira kuri status ni benshi biriya bintu amafoto bayashaka ntiwamenya aho bayakura. ujya kubona amafoto bahita bayateraho bakayapostinga. Biriya bintu bituruka kuki n'uburyarya buriya bwose ni uburyarya kugira ngo bereke ishusho y'abasigaye ko bari baziranye n'uwo muntu babanaga neza ababajwe nuko yitabye Imana
bagashyiraho ngo Imana ngo imwakire ngo mubayeho, agahita abishyiraho harashyira ngo twamukundaga ngo yagiye tukimukeneye. hari akantu natekereje rero, maze iminsi ntekereza ngewe njye nkiri mu mwuka njye amusi nkivugira, umuntu utarampostinze nkiri mu mwuka ntakampostinge napfuye azabireke azabyihurira. Nimba tubabwire babyumve, nimba utarampostinze uri muzima ndi muzima, menye ko turi inshuti, menye ko turi abavandimwe, ntukampostinge napfuye. Ariko se ubundi biriya tubigarutseho, biriya babikorera nde? Njya nibaza babikorera uwapfuye cyangwa bakwiye kubikorera abasigaye? Barabyikorera bo ubwabo babigirira, nibo urakoze ubwo yo gupostinza kubera ko njyewe nubwo napfa kagwa hano tanshyinguye niwe nanukira nyine bayigirira. ubwo rero uzanshyingura kuko ugomba kunshyingura kugira ntakunukira, wenda ibyo ntacyo bimarira. Reka dusoze kino kiganiro tubagira inama, tugira abantu inama, abantu basaba aricyo tubara nk'indyarya. Yego cyane rwose, tubagira inama. Ese ko kubera iki uriya muntu w'inshuti tubara nk'umuvandimwe, tuva n'indi imwe se duturanye, tutamugeraho akiri muzima ari kwa muganga? Kubera iki tutamugeraho? Nimba ni kubaza kubera iki uriya muntu tutamugeraho? Nyine nicyo twavuze, ubundi dukwiye gukosora ibyo bintu, bikwiye gukosoka. Aho kugira ngo uze kwirukankana isanduku, uze kwirukankana kesi ya fanta, wagasuye wa muntu akiri muzima. Alex niko byumva, n'abana asize bakamumenya cyangwa nabo akamenya muri uwo muryango. Wanagira ahubwo nge mbona wanagira ikibazo ko birashoboka, wanagira ikibazo kuko agapfa utaramugiraho. Hari aho bishoboka koko utanamwanze, ariko ntufate bya bindi wari kumusurisha ngo ubishyire mu gushyingura, ahubwo wabisigiye n'abasize. ku ndyarya uburya twakagombye kubuca, duca uburyarya. Wabisigiye n'abasize, duca uburyarya bwo dukundane, sibyo rata? Tuvanemo uburyarya, twimike urukundo. Nimba umuntu arwaye, tumenye ngo ararwaye, tumusure kandi dufite icyo tumusurishije, tumufashe cyane rwose, tumufashe akiri muzima, yego apfe neza. Abantu benshi bagiye bapfana agahinda. Ese nk'abo iyo batubona hariya dushyingura n'amawuwa n'amakaro, yarari mu nzu y'ivumbi, umugani wa Alex, buriya atubona nimba koko tureba, ntabwo aba tureba, ahubwo tugize ari nk'ibintu bihindutse akagaruka, twagira isoni ako kanya agahita ko agaruka kareba. bamwe ntitwamwaragurika. Ariko hari agatekerezo tutarasoza ikiganiro, hari agatekerezo batubwiye kuri iki kintu cy'abantu bakunda abapfu kurusha abazima. Hari umuntu ngo inzara yarateye umuntu, umugore n'umugabo baripfisha. Umugore abwira umugabo ati we ntupfe. Noneho turebe abantu baze uruze ko twapfuye baze, noneho abantu bazi. Yarabikoze, baze kubikora arapfa. Abantu baraza benshi bakoresha isanduku, bamushyira mu isanduku. Umugore aragenda ararira, avuza induru ararira ngo umuntu yapfuye. Nziza ihenze, ibyo batazanye ari muzima babizana yumvishe ko yapfuye. Amaze kubirunda hari ibyo kurya n'ibiki, arangije umugore aramwegera, aramubwira ati byuka sha. Umugabo ahita byuka, aravuga ati birakateterwa abandusha. Ariko se hari isomo nkuyemo aho hantu, koko umuntu arinda aho yipfisha n'inzara, abaturanyi badafite ibiryo, kugira ngo rero ko babimuha byibura. Kuki batayimuzana akiri muzima? Bagacunga nuko yipfishije bakabona kubizana, kandi ngo bazanye ibyo kurya byinshi cyane n'amafaranga. Impamvu wumva bategeze bahagera ni ukubera ko n'ubundi babonaga ari hahandi arizo zanjyanye nyine tuba tubana nazo za buri munsi. Yabikoze gutyo kugira ngo arebe abantu nyine bakunda akiri muzima, abona arebe n'abantu bakunda umuntu wapfuye nyine, abirebera aho ngaho. Wenda dusoza ikiganiro tuganire byinshi. Kubera iki, niyo kibazo ngiye kubabaza, kubera iki abantu dukunda abapfu kuruta abazima? Kubera iki? Biva kuki? Byacika ngo iki? Kugira ngo tuze ikiganiro, kubera iki abantu bakunda abantu bazima? Biva kuki? Byacika gute?
icyo bivaho cya mbere twakivuze ni uburyarya, kimwe ni uburyarya, ikindi cya kabiri ni harimo n'ababa bakurikiranye imitungo umuntu asize, bakahagera kuko bakurikiranye bya bindi by'imitungo ntibahagere kubwo gutabara, bakagera kubw'imitungo nyakwigendera asize. Rero byacika gute? uko njye mbona byacika ni inama zo kugira urukundo, umuntu akamenya umuryango, nimba ari mu muryango akawuha agaciro, agasura nyine abantu bakiriho, kubera ko gucika ruto ruto uko abantu bagenda bakurikirana ibi biganiro, hari n'ababigenderamo mu kigare, bakaba babibonaga gutyo ko umuntu yapfuye bagomba kumushyira ibintu bakamushyira isukari, bagafunga ibindi bintu bakamugemura. Hari ababigendaho mu kigare, rero mbere na mbere ababigendaho mu kigare bo nibabanze bave mu kigare. Wenda dusoza ikiganiro, Alex, ubona ibintu by'uburyarya ku bantu babuze umuryango, dore abenshi mu ndyarya biva muri iyo miryango cyane, nubwo abaturanyi b'indyarya ariko si cyane nk'iyo miryango yababuze umuntu, kuko abenshi bahagera ari uko bumvishe ko yashyiremo umwuka, niho bazana bya bintu byose kugira ngo turabaseka, ariko byagacitse gute, tubice gute, biranduke gute kugira ngo uyu muco ucice uveho burundu? Niko abantu ubwabo tugomba kujya dusurana tukiri bazima. Burya iyo usuye umuntu burya kwiyumvamo, anamenya ikibazo ufite. Iyo uganiriye n'umuntu mukagirana igihe cyo kuganira, buri wese hari igihe akubwira ikibazo afite, waba ufite ubushobozi ukagikemura, uba udafite ubushobozi ukiyambaza abandi, kubera ko ni rya jambo ryitwa iki? Urukundo. Uburyarya nibwo bugiye kuvaho, ariko umuntu iyo ari indyarya hari ibyo aguhisha, kubera ko ari indyarya. Ubwo buryarya tuburandure mu bantu, bugomba gushira mu bantu bukavaho. narivuze ngo buriya abantu twongeye kugarura urukundo twahoranye mbere, isi kiriho, isi kirimo, isi kibaho, burya ngo barakundanaga cyane rwose, sibyo? Ukamenya uko mugenzi wawe yabyutse, ukamenya n'uko mugenzi wawe yaramutse. Yego rwose. Urabona ngo Aburahamu hari igihe rutegeze guterwa n'abantu ngo baramushimuta, Aburahamu abimenye ajya kurwana inkundura ngo aramurokora, si urukundo urata cyane. Ahari imitungo ye, ahari intama ze, ahari abajabe, ahari umugore, ahari abana, ajyayo ajya kumurokora. Yego. Ariko twebwe kandi yagiye atitaye ko bashwanye mu gihe cyo bagaburaga, umwe yerekera iburasirazuba undi iburengerazuba, ariko ntiyabyitayeho, ariko ajya kumurokora, nuko atitaye ku ibyo ngibyo. Ariko twebwe muri iyi minsi arokora mugenzi we yahuye n'ingorane, ni gake cyane. Niba umuntu atabasha kurokora kwa muganga kugemurire, yakurokora ahuye n'intambara zo kuba. Hari icyo navuga aho ngaho gatoya, hari n'umuntu ushaka kukurokora ariko ari uburyo bwo kugira ngo abantu bamurebe ko yakurokoye. Ubwo ni bwa burya twavuga, noneho ari uhita kurokora bitewe neza n'ingororano bari gushaka kugira ngo natabaruka Imana aba bantu barokora abandi bakeneye ingororano zava mu ijuru, Imana ibaha umugisha. Reka dusoze kino kiganiro tubabwira ngo nyaboneka nimwongere mugarure urukundo. Umuntu narwara, mugenzi we narwara, umusure kwa muganga, nafungwa umugemurire, nibyo tuzabazwa cyane rwose, nibyo zizatubaza cyane. Atubaza ngo ko nari nshonje warangaburiye, ko nari mu nzimbohe waransuye. Ubwo natwe twigira abantu bashyashya b'imitima myiza, tuvuge ngo twakubonye ryari ubabaye n'ukuntu wadupfire twagufasha, ngo nibwo azatubwira ngo nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, ntabwo nigeze mbamenya cyane rwose. Dukundane, nimba mwene so arwaye musure, reka ibyo urimo kuko n'ejo uzarwara. Niba yahuye n'ikibazo musange muhumurize, kuko n'ejo ikibazo yahuye nacyo uzahura nacyo. Ni ku isi dutuyeho yubatse, icyo tubereho ratugira abantu inama nicyo rwose. Abantu twongere tugarure urukundo. Mwene so nabura icyo yambara umwambike, ureke uburyarya cyane kabisa. Dukundane kuko Kristo yadukunze. Reka dusoreze aha ngaha. Iyi ni channel yacu yitwa Inshuti ya Bose TV. Nukunda ibiganiro byacu ujye ukora subscribe, ntacyo bitwaye rwose. Sawa, nakagaruka. Amina.